kugabanya inshuro duteka ku munsi kurya gatatu arabahise bavyumva araho twabivuze bari kutubwira uko byavuzwe umuntu avuga ati ati leta iri kutukangura kurya rimwe nabyo byashoboka ariko ngira ngo n'icyatumye wenda itangazo baryihakana nuko ari uko abantu babyumvise ko ari kurya rimwe ariko n'ukurya ibyatetswe rimwe papa ya nari nibagiwe Yes, bakunzi ba KOP turasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu waje yambaye neza cyane nk'umujestoma, ipantaro nziza y'umukara, inkweto nziza n'ishati yatebeje ku isaha nziza cyane. Mwarimu urasa neza cyane kabisa. Asante. Icyumweru turagisoje dutangiye ikindi. Yego. Umeze ute? Sava. Icyumweru wagisoje neza dutangiye n'ikindi neza. Cyane. Muri weekend yabo byari bimeze gute? Cyendetse kwa 3 wari umuganda. Ejo nirirwa mu rugo ubundi ku cyumweru akenshi. Ndumva ari ibyo. Ariko kwa 3 nyuma y'umuganda twarakoze. Kwa gatandatu twarakoze. Ahubwo ku cyumweru nibwo tutabonanye. Yego umeze neza ariko. Yego rwose. Kare ubwo nari nibereye mu rugo ndi kugenda scrollinga gake nagiye mbona abantu bagiye banyohereza benshi batandukanye bambwira ngo ubu ngubu kurya ni rimwe. Ntago se bari babwiye mu muganda. Ti kurya ni rimwe. Mugerageze muteke katurisome kuri tangazo rya Minaroke se. Nubwo numvise mu gitondo hari abavugaga ko ngo yarihinduye. Ariko erega wabishaka utabishaka hari ibintu bigomba guhinduka mu buzima bw'abantu. Wenda twe nuko tubivuga ntacyo duhagarariye bura nicyo kintu kijya cyica ibintu cyangwa kikaduteranya n'abantu. Ubundi yaba inzego zishinzwe ibintu zibivugira igihe ntago twagira abo dushwana pe. Ubundi zivuze mbere yacu tuba tubonye umwanya tutubonye natwa baduhaye umurongo. Ariko baratinda. Nuza se gato na mbere yibi arakadu reka kamanze playing dashimu izina ntago ndigibuka ry'umuntu wavuze ngo wafete n'umuntu uzwi wavuze bya bindi nkunda kuvuga kandebe Eric ntabwo ari agakata ndebe kanze ndebe nari navanyeho data ongera uzisubizeho akona ko tukumvishe abadukurikiye. Eric yatinze kugakata ariko buriya ndaza kugira nagakata ndagashyira kuri statut. Uyu muntu yitwa Nitishira impamvu T-Have yitwa T-Have uwo mugabo T-Have mu ijambo ryahindura ubuzima rero niwe yaravuze ngo yavuze nka bya bindi reka nze ndebe ku munota wa 10 na kangahera ikiganiro kirapfubye kwa tuba tutateguye resume attends sibyo yavuze bya bindi yavuze ibintu bine bigomba gukorwa mu gihe mu bihe nk'ibi. T-Have okay ndabona nguyu ku munota wa 7 ushyira wa 8. Egerezaho kuri microphone. Ntago ari copyright se. Oya. Umva niba bishoboka. Icyambere umva. Niba ushaka ubukire ongera amafaranga ukorera. Ibi ni byayo nivuga ngo kora byinshi kora amasaha menshi. Niko kuyongera sibyo? Yego. Okay. Kugira amafaranga wizigama
aha aha icya kabiri ongera amafaranga wizigama. yego dukomeze icya gatatu ongera inyungu z'ibiva mu kazi icya gatatu ongera inyungu z'ibiva mu kazi ukora wongereye imirimo ukora wongereye amasaha ukora haranira ko inyungu ukuramo nazo zizamuka. babyumva yego si ukuvuga ngo ukora amasaha 9 ukorera 1000 ku isaha oya haranira ko ku isaha ukorera 5 none ukora amasaha 9 uri gukorera 45 icyo nicyo cya gatatu. kabiri ni ukuzigama. icya mbere gukora byinshi amasaha menshi. icya kabiri kuzigama menshi kongera yuzigama. icya gatatu kongera inyungu ibiva mu byo ukora ziva mu byo ukora. ubwo ni ukuvuga ngo niba uri umworozi ongera inka ongera inkoko hanyuma uzigame amafaranga avuye mu mata no mu magi. hanyuma icya gatatu gurisha n'ifumbire. yego hari aborozi bayitangira ubuntu. gurisha n'ifumbire abo baracyabahora babyumva. gurisha n'ifumbire. yego icya kane ari nacyo gihatse byose gabanya ibyo utakazaho amafaranga. uyu ni T-Have birarangiye. nibyo nabwiraga abantu. nigeze gukora n'ikiganiro ubwo kitarebwe na benshi ariko nta kibazo. bakirebye bose nta babwira ngo nyine babwira ngo aho kwirgurira ngo ibiciro byazamutse kora ibiti T-Have avuga kuko nta gihe kitabigira. ongera ibyo ukora n'amasaha ukora ongera ubwizigame bwawe. ongera inyungu z'ibyo ukora. yego hanyuma gabanya ibiyatwara. yego wa muntu ukorera 45 ku munsi nagera kuri 5 buri weekend akanywa Hennessy byarangiye. kuko ndashimwe ratarasoza inyuma aravuga ngo iyo winjiza umukene nukenera ibirenze ibyo yinjiza. yego umukire nuwinjiza byinshi kubyo akeneye. so rero twabitangiye mbere hari n'izindi krize zitandukanye kuko icyo gihe narabyumvaga n'abamotari bataka twagiranye n'ikiganiro ibintu byose. ubu noneho twinjiye no mu cya essence. icyo gihe mbivuga essence yari itaraza. none ubwo reka noneho usubire ku itangazo rya Minaloc. subira ku itangazo rya Minaloc. nubwo yari hakanye ariko n'iryo bazanye rindi naryo ndaza kuri naryo turarisoma. bijya gusa ariko nta rigore nta muringoti pe. bijya gusa ndakurahiye. bijya gusa rya mbere iryo bahakanye. kuki ushaka iryo hakanywe mwa dore ubutumwa buzatangwa ku muganda dore iryo bahakanye ari naryo abantu benshi abayobozi mu nzego z'ibanze ku munsi w'umuganda basomeye abaturage. ntago basomye gutya nkuko ndi gusoma baraparaphrasing ariko ni nk'ibi bavugaga. ubutumwa bugenewe abaturage ku muganda rusange. ikirango Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. muri iki gihe isi ihanganye nibura n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biterwa ahanini n'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. ibi byagize ingaruka no ku Rwanda zirimo izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bintu nkenerwa. babyumvise ko n'ibiribwa nubwo leta yigomwe ntizamure mazutu ntabwo byanze bikunze ibiribwa ntibyabura kuzamukaho. yego hari ibiribwa ari ibiri mu gihugu imbere biva mu ntara bijya mu yindi. hari n'ibiva hanze y'igihugu. yego Guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zitandukanye zirimo gutanga nkunganire kuri mazutu. nabyo babigarukaho. yego hanyuma gutanga nkunganire kuri mazutu ikoreshwa mu bwikorezi
hagamijwe kugabanya ingaruka ku baturage. yego Iyo ni Minaroko. Hanyuma bati icyo dusabwa nk'abaturage, akarongo ka mbere, kugabanya ingendo zitari ngombwa, kuko ni sawa. gukoresha imodoka rusange zitwara abagenzi igihe bishoboka, yego guhuza gahunda nyinshi mu rugendo rumwe. yego Niba ugiye mu bukwe bimwe ejo sura. wavuga ejo bundi byo wavugaga ejo simbizi boya wabivuzeho uvuga ngo imodoka imwe ishobora gutwara abantu bagiye mu cyerekezo kimwe. oya hano aka ka gatatu turavuga ngo gukora gahunda nyinshi mu rugendo rumwe, gukora gahunda nyinshi mu rugendo rumwe. Nk'uko cyagiye, nk'uko kuwa kane nagiye Nyagahanga nkasura nako Gatunda, nkasura urutare rwa Ngarama, yego nkasura Imitoma Garden, yego nkasura n'umusaza w'inshuti yanjye Rukomo, nkajya no kureba iwabo wa urugendo rumwe rwavuyemo enye. Wacyumvise? Nacyumvise. Nicyo bari kuvuga rero, ntabwo ari byo kwihuza. Ni ukugira gahunda nyinshi muri imwe. Niba ugiye gushyingura i Rusororo, ufite nyogosenge ubigasogi, va gukaraba usuhuze nyogosenge Gasogi, hakurya bizagusubizayo. Yego. Cyangwa i Masaka. Yego. Urabyibuka tujya kureba wa musaza w'umuhanda. Ndabyibuka. Ifumbwe. Twabisoreje he? Kwa Kibombe. Naho byari bikenewe. Aho kugira ngo nzafate umwanya asubire kwa Kibombe ukwaho. Haga rwose bari batekereje neza nubwo batari bagezeho hanyuma gukoresha ibicanwa neza, nko gufata neza ibicanwa, kutabisesagura, kugabanya inshuro duteka ku munsi aho bishoboka. Yego. Si byose? Ariko ndaza kubisobanura, ntago ahangaha bivuga kurya rimwe, bivuga gute, ahubwo ni ukurya ibyatetswe rimwe wabirya na gatatu cyangwa kane bidashyushye se. Mva kandi ibya temperature subizanye ute? None wewe urya temperature, ubwo wewe ntabwo umva gahunda, ubwo ibya temperature byavuyeho. Yego dukomeze. Ujanye imyijogonyoro. Hanyuma kwirinda ibihuha, tugashaka amakuru yizewe aturutse mu buyobozi. Akanako hanyuma kubatunze ibinyabiziga aragarutse, gukoresha imodoka imwe aho bishoboka, mu rugo rufite nyinshi izirenze imwe bagakoresha imwe. Bimwe navugaga ngo urugo rwasohokagamo eshatu rusohokemo imwe. Aka kabiri, gusangira imodoka n'abaturanyi, ubwo nibyo bya bindi wavugagaho. Yego. Gusangira imodoka n'abaturanyi, abaturanyi, abo mukorana cyangwa abo mwigana. Urajya kuri kaminuza ugasanga parikingi iruzuye. Ubwo kandi haje mu umwe kabisa. Kugabanya ikoreshwa ry'icyuma gitanga umwuka ukonje, AC, mu modoka no mu nzu aho bishoboka. Wabyumvise? Nabyumvise. Uruhare rwa buri wese ni ingenzi mu gufasha leta guhangana n'izi mpinduka. So nubwo rero wowe wafashe imitsina, narimo nkubwira ko ntabwo kurya gatatu, arabahise babyumva, araho twabivuze bari kutubwira uko byavuzwe, umuntu avuga ati leta iri kutukangura kurya rimwe, nabyo byashoboka. Ariko ngira ngo n'icyatumye wenda itangazo baryihakana nuko ari uko abantu babyumvise ko ari ukurya rimwe, ariko ni ukurya ibyatetswe rimwe. Twe twabitangiye. Mu rugo iwanjye ubu ni rimwe. Ayinya umuti turawunywa tugomba. Noneho reka nkubwire iryo bemera. Yego. Iryo bemera irya nyuma naryo rijya kusa naryo, ariko niri ryarasotse. Iri nsomye niryo ryakoreshejwe ku muganda. Okay. Hanyuma rero dore iryo bemera, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ubutumwa buzatangwa nyuma y'umuganda w'ukwezi
kwa Mata 2026. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gukangurira abaturage gukora cyane bakiteza imbere bagamije kwigira. Urumva ni editing gusa. Muri gahunda ya leta yo gufasha abaturage kwivana mu bukene mu buryo burambye, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloko irashishikariza abaturage bose gukora cyane bagamije kwigira. Abaturage barasabwa kwita cyane kuri ibi bikurikira: kwitabira umurimo no kwizigamira. Wa mugabo nari maze kuvuga yitwa nde? Yitwa Aranjabutse. Kujyana abana bose mu ishuri babyaguye. Kwita ku mirire n'imikurire y'abana. Hanyuma kwirinda amakimbirane mu miryango. By'umwihariko abaturage bari mu nzira yo kwiteza imbere barakangurirwa gukoresha neza amahirwe babona binyuze muri gahunda za leta n'abafatanyabikorwa kugira ngo bibafashe gutera imbere. Minaroke kandi iributsa abayobozi cyane cyane abo mu nzego z'ibanze n'abandi bafatanyabikorwa bafasha abaturage mu kwiteza imbere, kwita kubafasha kuzamura imyumvire iganisha ku kwigira mu buryo burambye. Ubutumwa bwo kwimakaza hari ubundi nubwo kwimakaza isuku. Hanyuma ubwa nyuma gukangurira ababyeyi gutanga umusanzu w'abana babo muri gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri, school feeding. Nuvuga ngo irya kabiri ririmo uduce dutatu: isuku, school feeding na ntuza no kwigira. Donc ryo riragutse cyane par rapport ya ryarindi rya mbere. Ariko yose aruzuzanya nubwo bata. So nukuvuga ngo rero ni bya biri twari tumaze iminsi tuvuga ariko abantu bagomba kubyumva. Aka kanyuma iri rya nyuma ryo ririmo no gufasha abantu guhindura imyumvire. Yego. Narayengize ibyago nako simbizi. Ahantu nataramiraga niho namenyeye aya makuru. Yego. Umuntu wampaye ino baruwa twari kumwe. Yego. Ivuga biriya. Ariko byarangiye mbwiye umuntu twafatanyije kubisesengura. Ndabwira ariko aba bantu bya bindi bavuze ku muganda barabyumva. Ibaza abantu bo gutega ku buryo batega simbizi. Gutega ngo niba umuntu afite perimi. Bigatuma wemera amakesi abiri. Niyi gahunda urumva bihura. Yeshwe. Ayigize se atayigize bikubari. Ugatanga amakesi abiri. Nahise mnongorera umuntu ariko bya bindi barabyumvise. Aba ntibyabagezeho. Wanywaga amacupa 3 batanze itangazo by'uko tugomba kugabanya ibidutwara amafaranga, none utangiye gutega ngo urishyura amakesi 3 ngo kubera perimi controle assurance utuntu nk'utwo. Ubu nawe wantegera utari ku bundi sinyereka diplome ndaguye ikibanza. Urabu wibye umuryango. Diplome yanjye ikumariye iki? Ntacyo. Ndayimaze iki? So icyo rero nicyo Minaroki navuga cyo guhindura imyumvire. Ibintu byose ntabwo bigomba kurangizwa n'impaka. Zirimo gutega. Izandigabo. Atansuzugura. Kanaka afite perimi kwimutunze. Nawe ukagira diplome igutunze, nawe ukagira kamera igutunze, ibindi wabiretse. Ku buryo ugeraho utega. Bakeza 3 ibihumbi hafi 50. So harimo kumenya ngo abantu noneho babishaka batabishaka. Yego nta babishakira rimwe, ariko bagomba koga amagazi. Amazi si yayandi. Yego. Nabibonye mu mihanda yacu cya gisate cyagenewe bisi bari kucyubahiriza. Iranyura mu inyaruka. Iranyura mu inyaruka. Imodoka zaragabanutse no kwa gatandatu nabirebye. Nanamenye ko ahubwo tuzajya kuri tere. Nanamenye ko iziva imodoka z'abantu ku giti cyabo zituruka
mu bice bikikije umujyi wa Kigali hari aho ziguma ba nyirazo bakinjira muri bisi babimbwiye ngira ngo hano nko ku Ruyenzi babimbwiyeho ubwo nsigaje kumenya amakuru y'izituruka za Kabuga n'ibizanya Gasambu na Muyumbuzi guma Rugende ubwo nimara kumenya hatatu tuzajyayo dukorereyo ikiganiro kugira ngo abantu babigire ibyabo ariko nkurikije ukuntu nari nakubwiye nk'umuntu w'imayange nabyo ni yindi myumvire kwishimira kuri mu nzu yawe rwose biraryoha pe ariko kuri no saha umuntu uri mayange akorera Kacyiru ararusyaho biraza guhura ibyo biraza guhura akorera Kacyiru ubushira mubariye 10 ubu bigeze 15 aza ku kazi inshuro 20 wenda n'ebyiri sibyo ni 330 niba hembwa 500 ubwo iryirindwi riravamo ibindi nishwe Ikinamba Sofia ifunguro ryo mu rugo saa sita naryo ntabwo yajya kurya saa sita iwabo ntabwo yajya kurya imayange ubwo saa sita ararya nabwo bife ya 5 nabwo 5 ubwo ni 20 ku munsi mu minsi 22 440 akorera senyisa reka tube 6 hasigaye iryitandatu riravamo ibindi Ikinamba Sofia kurya mu rugo amashuri y'abana amayinite nka ibyo bidahagije nayanzu ashobora kuba yubatse kuri ka credit atarasoza ariko ukishyura ayiwe cyangwa iyo modoka kimwe muri ibyo yego ibyo rero aho kugira ngo wamugane wa Evode bizatume biza gukora visite de courtoisie kubera ko wipashije muremure uri kubaho ubuzima burenze ubwo wakabaye ubamo aho kuzi ugusinye ordre de mission 20 kandi ukora iminsi 22 aho kugira ngo uzagere muri ubwo buzima kubera ko ubwo uri kubamo burenze icyo uhembwa yego byaruta iyo nzu y'amayange ukayitanga kuri 200 ugashaka ya 300 ku Kacyiru aho udatega yego abyumva yego noneho ubwo ni nkaho uratakaza 100 sibyo se niko bimeze iyawe witanze kuri 200 iyi Kigali ufashe ya 300 ubwo ni 100 si imibare ni imibare kandi wakoreshaga 400 na wakoreshaga 400 none ugiye kwijana wenda usigare urwana nako no kujyana abana ku ishuri ariko noneho aho ngaho essence ya 15 wayikoresha icyumweru niba utuye hafi y'akazi icyo ni ikibazo cy'imyumvire yego cyane kuri bashiki bacu bamasenge abakobwa bacu abagore bacu bakunda inzu zabo wa mugabo ubu ndi kubivuga bakandeba ikijisho bataragira ngo dusubire mu bukode ariko si ubukode ni dutakodesha nanjye uri kubivuga nkahita nibonera umuntu umwe kabisa oye ubu barantera amabuye ngo nababwiye ngo bave mu nzu zabo ngo basubire mu bukode nese ubu bukode kandi ibyo uri kuvuga ni ukuri birumvikana pe ubwo hari icyo nasize ntacyo hari icyo nasize si umuntu umwe nabariye imodoka nkayibarira essence ya 15 nkamubarira bife ya 5 ni ikibazo cy'imyumvire rero ariko kirize ntabwo iragera kurangira uko ikomeza abantu baragera abo babyumve biga n'ubundi bwenge ahubwo inzego zidufashe zijye ziza vuba ziduha umurongo bataratangira kudutuka zivuge hakiri kare natwe dukomerezeho yego abantu bahindura imyumvire gutura hafi y'akazi cyangwa hafi y'ishuri ry'umwana ni izo choice ebyiri zonyine naho ibyo kuvuga ngo umuyange akanyirayo oya ibyo bizagira igihe cyabyo kuvuga ngo mpaka ngo mbaye muyange mba mu nzu yanjye inyagasambu ku Ruyenzi Imure Kamonyi Nyakariro Ishorongi iriya Ishorongi Nyabyondo Nyacyonga iriya ubu nyine bigiye kugaragara za mageragere hirya iyo ibasi Nyaruyenzi aya Krizi irabigisha mwabishaka mutabishaka yego kandi ntabwo iri hafi izarangira vuba
ko mbibona inkurikije ibyo numva nubwo ntakunda amakuru yo hanze nta cyizere nta cyizere pe. Mushuti wawe yabwiye abo muri Iran ngo bamwandikire bamusaba ko habaho ibiganiro. Uwo ninde? Trump. Ngoni umwise muki wanjye? Mushuti wawe. Ubikura he? Ubikura he? Ntago ari umushuti wawe se? Mbabarire. Mushuti wawe ninde se? Mushuti wawe ninde? N'abana banjye. Bonyine? Njyewe? Ubu ntago turi inshuti. Turakorana. N'igihe tumaranye? Turakorana kumarana giye se. Kuroje ushaka kuba inshuti yanjye ku ngufu. Oya si ku ngufu. Inshuti zanjye n'abana banjye. Nibo babanza. Nanjye okay barabanza nanjye ubwo reka nkurikire. Hari n'abandi bakeya. Hari undi inshuti wanjye hano hakurya. Ujya mbunga wa undi nitabye turi hariya. Akora si mushuti wawe koko? Niwe pe. Urasi mushuti wawe koko? Etse ko hakana ibintu. Oya hari n'abandi niganiraga hari n'abandi. Yego. Bagasongo twakoranye kuri DC. Yego. Barahari it's okay. Ariko wari uvuze ntarimo. Hari n'abandi bakunze kumbwira ngo mushuti wawe wundi hari undi mushuti wawe wundi bakunze kumbwira. Papa ya. Nari nibagiwe. Mukanya ikiganiro kuri Maxi TV nayo nigisha abantu kugira ngo ubwo twigisha ibyo guhindura imyumvire ariko tukarebe n'abantu mu mikorere. Yego. Please mukora ibintu bibaha inyungu ariko nanone bibakesha ku mutima. Cyane. Mvuye mu rugo nari maze kubivuga ko Rutaremara mu kiganiro ijambo ryahindura ubuzima avuga ngo gusaza neza ni ugusaza umutima nama wawe utagucira urubanza. So, ibyo ukora bibemo wumve ko uri convaincu ariko utazagera ahantu uvuga ngo ubundi nabikoreraga iki. So uwo mucuti wanjye rero n'abandi nkawe babagira inama ngenda mbaburira nka wa muhungu we buriya nibagiye kubivuga uriya ufite inzu inyagasambu yatwaye ifunguzo. Mudugudu nabazi bamwe muri bariya mu bakobwa yahazanaga. Hakagira ubugaragaramo ko atagejeje imyaka. Bikajya hanze. Uyu muhungu ibyo avuga n'inzu hari amakuru nagiye numva ko n'inzu ngo yayifashe nabi cyane. Nyirinzu na mudugudu nibadufasha bakabasha kumenya bamwe cyangwa se bashobora no kubyumva muri kino kiganiro. Umuntu wagiye muri iyo nzu y'inyagasambu ari mineri we n'ibindi it's okay bikomereze. Bari abantu bakora ibintu bidahabanye n'imitima nama yabo. Niwo ejo bundi nta myaka 50 bazageza batagenda mu nzira bivugisha cyangwa bimanike. Biyahure se kuko si ibyo mvuze. Kwimanika no kugira ute? Gukora ikintu gihabanye n'ikiri mu mutima wawe. Kuko umutima nama ni iki? Ni ibice bibiri by'umutima bijya impaka mbere uko ukora ikintu. So nibikomeza kujya kuri izo mpaka kimwe kikubwira ngo wabikoreye iki? Nashakaga amafaranga. Ubusura yafite akajya muri ibyo azajya agenda yivugisha. Ariko reka mbwire undi. Buriya kirazira kikaziririzwa guhemuka mu bakwe. Yego. Buri ikintu cya mbere ni amakuru. Uwo muhungu yarabyirengagiza ko nabivuze imibanire yanjye nabi wabo asanzwe ayize ariko abirengaho. Uyu wenda ntabyo yarazi. Uyu wundi we ntabyo yarazi ariko nabimenye. Nabimenye. Dutunze umukobwa wabo. Hanyuma umunsi yaje mu bukwe rero ahubwo nzabwira umudamu we hakiri kare. Umunsi yongeye kurenga umurenge wa Kageyo. Akamanuka mu ituza akarenga amashuri y'Imuhondo. N'imodoka. Yego. Amenye ko azatana amaguru. Imodoka bazayiba. Oya henezi wacu jo no kwicaho sigakora kwipina umwuka ugashiramo. Kandi nta depanage wabona. Henese. Abimenye. Oho. Niko. Iyo hene ni hene nyamakira. Ihene zacu zigira inzara ndende. Abimenye. Azataha na lift imodoka zaza kwitwara buke yazanye mu depaneri. Sibyo? Ntiyakwisubiraho se. Ibyo bintu izo hene ntizizatobore. Ibyo biramureba niba ariko kazi ushinzwe uzamuhamagara umugira inama y'ibyanjye nabisoje. Nkabundi buhese. Ariko nabimenye.
ntabimenye. Nta muntu hemuka mu bakwe, nta muntu hemuka mu bakwe uhagenda. nka bya bindi bavuga ngo yahennye mu bakwe. Oya nibyo, iryo jambo niryo nari nanze kuri KOP, ariko ubwo ari wowe urivuze tsoke. Uvuga ngo azagende nta modoka, atega lift, ariko ubundi najyaniye imyuka ubukwe buzarangira imyuka, urubanza rwamujyanye ruzarangira nta mwuka uri mu ipine nimwe, kubera izo neza batambutse. yego azategereza, bazamuhamagara mu depaneri Byumba, ategereze ubwiza izahava nyuma cyangwa iharare. Najya gushaka umuzamu yirarira, asange ni umushumba wazahene. Mana yanjye ko numva bigoranye. Ayinya niba ngombwa azansaba imbabazi ahubwo. Sibyo se mvuga, nibyo mvuga. Asaba imbabazi ace bugufi, ni akazi ke. Niyagira ubwo bwenge akazinsaba, it's okay. Uzamubabarira? Ntabirenze. Kubabarira nabyo reka tujye tubyigisha. Buriya kubabarira, umuntu ababarira d'abord ku nyungu ze, kuko icyo kintu kiba nawe kikuremereye. Gusaba imbabazi nuko mbaho, ntabwirwa n'ikize kuzima. Ariko iyo nkubabariye baje kwitura umutwaro. Yego, uriko byumva? Ndiko byumva. Niyo nkusabye imbabazi mba nituye umutwaro uko mba nzi ko icyo nagukoreye. Ariko simba nizengura zimpaye, ariko ngiye ibyanjye mba nabisoje. Yego, kubabarira ni mu nyungu zanjye, no gusaba imbabazi ni mu nyungu zanjye. Ninjye mbanza, priorite ni ngewe, ibisigaye ni wowe, birakureba. So nawe rero niyibwiriza akazisaba, usibye ko nabyumva ashobora kugira icyo ahindura, ariko bajye bitonda. Nareke, afite abana, afite umuryango yashatsemo, afite aho yashingiye, afite arishinga bariya batafite batagira icyo bahomba. Ayinya zajye wumva ko bose nkibavuga, ariko ariko we abyumve. Kandi burya ngo ukunda uramucyaha. Ntabwo ntegetswe kumukunda, ariko ibyo nabyo ni ibyo wivugiye. Hari ibintu najya ngira ngewe. Namwubaha, twese turi Abanyarwanda, nkubaha ibye, it's okay, nta bindi. Mukunda ibira se bya nibyo namukundira. Bira ntago bikunditse. Sindi umuntu. Bira ntago bikunditse pe. Yego. Ubu sinagushimira, nkabanza nkibwirira abantu. Iby'ingenzi nifite kuvuga rwose, ndumva mbivuze byandyaga. Yego. Byandyaga kandi ni ngombwa. Impeshyi igiye gutoboka, abantu batangire kugendagenda. Ariko niyumva yarenze, arenze umurenge w'Akagera, atangiye gukushumuka, azamenye ko ageze mu yindi zone. Yego. Azaba ageze muri zone y'ihene zikubagana. Yirinde izo hene zitazamukubaganira. Agomba kubikumira hakiri kare. Abikumire rwose. Urumva n'abashumba bararangara. Yego. Nibyo ngibyo rero. Abandi bantu ngo n'abashumba bararangara. Niko Premium Construction Group ni abaenjeniyeri beza cyane b'abahanga. Mbese iyo ufite ikibanza cyawe ushaka ko bakubakira inzu nziza kandi ikomeye, ndetse nk'ibyo bidahagije ijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali cyangwa se icyerekezo cy'u Rwanda muri rusange, barabigufashamo. Bakaza bakareba ikibanza cyawe aho giherereye, bakagipima, bakamenya ikibanza cyawe cyajyamo tone zingana gute z'uburemere. Ibyo byose bakabigukorera. Nkaho ibyo bidahagije, ukababwira ko ufite amafaranga, uzagenda uyabaha mu byiciro. Bo bafite amafaranga yabo rwose, baraza bakajya babikora, ukajya ugenda ubahereza bitewe n'aho igikorwa kigeze, bakoresha ifaranga ryabo. Ni abantu beza cyane rero. Nkaho ibyo bidahagije, abadiaspora muri hanze mufite ifaranga ryanyu mushaka kuza gushora imari mu Rwanda, ni muze mugane Premium Construction Group. Barabibafashamo kugera ku nzozi zanyu, bakabubakira inzu nziza muzajya muruhukiramo kandi zikomeye ku giciro gito, nta nubwo bahenda, kandi bakubaka ibintu biri karite.
kwa Musonera Sostene. Ariko mbere yuko tujya kwa Musonera, reka tubanze tubwire abantu aho basanga Premium Construction Group. Ni hano i Remera munsi gato ya Rebu ku munara uhari. Yego. Mubahamagare kuri 0784 cyangwa 0785598046. Yego. Kwa Musonera Sostene ngo byifashe gute? Ejo ntiwakandagiye ku mugoroba? Ejo ku cyumwe ntago njya mva mu rugo. Okay, kwa Musonera rero byari bimeze neza cyane, hari hashyushye nkuko nari nabibabwiye ku wa gatandatu, hari hameze neza cyane. Ahubwo tuzajya gukora ikiganiro rwose. Tuzagiye rwose. Biriya bintu mba ndi kubabwira batazagira ngo ni ibintu ndi guhimba cyane rwose. Kagahene kabagiyeho kabagahari. Bakavana uruhu ureba. Bazakavanaho uruhu ndeba. Kamera iriho, bazakotsa kamera iriho, nzagatamira kamera indiho. Hanyuma mu cyumba nzagenda nicare barebe icyumba ukuntu ari cyiza hatarimo umuntu ngiye uzaba urimo. Nicare barebe ukuntu icyumba ari cyiza, barebe ukuntu icyumba gifite saro irimo n'udutebe twiza cyane, barebe ukuntu icyumba gifite akabaraza, barebe ukuntu afite view nziza cyane. Ari ikindi nibagiwe, biriya byumba impamvu bikoze neza kuriya, iyo wahakoreye ubukwe muri sare yabo baguha icyumba kimwe uhinduriramo imyenda, cyangwa se abantu abashyitsi bawe bakararamo, mbese cyangwa bagatwikururiramo, cyangwa abageni bakarara bakaba bamara n'icyumweru. Niyo mpamvu cyateganijwe kuriya ni Burayi cyane, ni nka apartment ofete ibyumba byo kwa Musonera ni nka apartment. Yego. Rero bafite sare nziza z'inama, iz'ubukwe, bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match, bakagira biare nziza cyane ibiri gukinirwaho n'abantu babasirimu baba batanga ibitekerezo. Baganira bungurana ibitekerezo nko muri iki gihe. Ari nakandi kabangagira buriya nko muri iki gihe turi mu bihe ari n'utuyogagira tutaboneka handi. Sinzi banga akoresha ariko tuba duhari. Nko muri iki gihe isi iri guhangana n'ibintu bikomeye. Abantu bafite utuntu bakumbuye twa kera utasanga handi. Iwe turaba duhari. Rwose ni mujyeyo kwa Musonera Sostene, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Mukareba munsi y'umuhanda icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali, mukinjiramo bakabakira neza cyane n'urugwiro, mbese abakobwa baseka neza, bambaye neza, beza, ndetse n'abasore bagira service nziza rwose nabo sinatinya kubivuga. Inzu za Maranyundo nazo ziracyahari. Nimero ya Sostene 07854040. Yego. Inzu za Maranyundo nazo ziracyahari ku giciro kuri, ariko barimo barazigura abantu kugira bakihutisha. N'ubu igihe twazivugiye twazitangiye kuzivuga ziri kuri $60. Ubu zigeze kuri 65. Ejo nizamuka kandi ibiciro nabyo ariko bigenda bizamuka ku masoko, ibico bikoreshwa mu bwubatsi izagera kuri 80 abantu bakiraho. Abantu iby'iki gihe nuko umva birihuta. Abaguze kuri 60 barabyinira kuko abantu bameze neza cyane rwose. None ubu bameze neza. Yego. Ni inzu nziza cyane zubatse mu buryo bukomeye, kandi nk'ibyo bidahagije uriya mudugudu bagiye gushyiramo kaburimbo. Ni nayo mpamvu guturuka kuri kaburimbo ukagera kuri Maranyundo Girls School, ukagera ku Gakiriro, ukagera aho bita ku kibuga cyo kwa Sarongo, aho niho kaburimbo igarukira. Ahasigaye kurenga ikibuga cyo kwa Sarongo kugera mu mudugudu namo hagati are. Ubu rero naho bagiye gushyiramo kaburimbo no hagati mu midugudu bashyiremo kaburimbo. Ni nayo mpamvu bongeye izo $5,000,000 rwose. Mugereyo izo nzu muzisure muzigure ibiciro bitari byazamuka. Mwari ndagushimiye cyane. Asante sana. Urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye kirimo n'amasomo y'ubuzima, harimo n'umuburo kuburira abantu, baba abanyarwanda muri rusange, kubaburira uburyo bagomba kwitwara muri ibi bihe turimo, isi yugarijwe n'ibibazo, haba kuburira abazajya hakurya hariya ihene zitazatobora amapine y'imodoka. Rwose ni ikiganiro cyiza cyansekeje. Ndagushimiye cyane. Wakoze mwari. Ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka.